wanjye iyi ndirimbo nyituye Penina ayumva yitonze nukugira ngo njyaga imyaka 10 ninga iyo niyenda ubukishijwe imyaka 100 ariko shitani yakurasha emera ko urumva Samusoni umunsi yogoshwe umusatsi yaragiye asaba Imana arayibwira ngo umbabariye ukongera basi ukazana ukameza agasatsi gace niyo kako ubwiyo tapagezeho wewe nurayigeraho kandi pasi hari abantu shitani yahaye gahenge bagira ngo yarabaretse cyangwa ngo yarabatinya bagira ngo yarabatinye ariko shitani ari ukuntu ajya kukwiga inyunda akagumya akayongeraho ibiro aho tigenza kubitira kuri jiste azahita amenagurika ibyo byiza wamuvomyemo agukeneye ko noneho umuhaho nawe wongera ukamusana ntabwo uyu munsi none Penina adukeneye kugira ngo tumwereke ko byacitse n'umwambi yarashwe kandi iyi myambi iri mu mitima ya benshi nuko ari Penina ugaragaye aha hari abantu bashatse ingo zanze babuze uko bazita abo bafite abo bakodeshereje za Musanze abandi baza Rubavu abandi babaza za hehe abo ngabo baratega bakagenda ye mugore baragushuka ngo bagiye mu masengesho akagiye kundi mugore wa mugabo baragushuka ngo batumwe ariko bagiye ahandi ni ibikomera abantu bari kugendana ariko kubwo umwanya bahagazemo bihe byiza usengerata abantu bihorere ureke ntuzavuge Penina ndakwinginze social media guhangana nayo Penina hatazagira umuntu gushuka ngo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese rero ndabasuhuje cyane mahoro y'Imana nakomeze kubana namwe muri byose mukora turabakunda kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu iminsi irahita indi gataha bihe bikaza ibindi bikavaho ariko muri byose dukora mujye mureka twibuke ko Yesu ari umwami kandi Imana yacu isumba byose nayo mpamvu byo nk'ibi biganiro tugenda dukora ni kenshi cyane ko dufata akanya ko kugira ngo twibuke ko Imana igira neza mu bibazo wahura nabyo ugasubira inyuma mu byiza wahura nabyo ukaba wazamuka Imana kugeza hejuru ukibagirwa aho wavuye ugasanga usubiye mu byaha n'ibindi byose ariko twibuke ko Imana ari inyembabazi kandi hora yiteguye kutugira neza. Hari indirimbo imwe tuzaza kugenda tubikomozaho cyane yavuze ngo naho waba umusambanyi ngo ntarusha indaya Mariya ngo naho waba umusinzi ntiwarusha umusaza Nowa ngo naho waba igisambo ntiwarusha bande bose ariko ibyo byose wibuke ko nuhura na Yesu arakweza wongere werede kandi naho waba uhagaze vuga ati ndakijijwe bimeze gutya cyangwa se bimeze ukundi nta kintu n'ikina kimwe kibaho cyatuma wibagirwa ko Yesu ari umwami. Revera Pasteur Juste turungiye turahuye tugiye kongera tuganire cyane yambwiye ati maze iminsi pasi numva nshifasha kugira ibyo nganya bitewe n'ibyo mbona hangaha nene naravuze ko nazapfugorwa kuri YouTube mu biganiro ariko nabonye Juste baragiye gukora n'ibiganiro ariko nta kibazo ariko uravuze ati reka hagira ikintu hari ijambo numva nshaka kubwira abantu muri iminsi ufite ibyanditswe byinshi cyane mbonye mu masengesho umeze neza Yesu ashimwe cyane ahimbazwe umeze neza ndashima Imana akaba nsuza abantu mu buryo bwawe yego ndashimira nyine abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi Impanuro TV ubundi ho naje ku Impanuro TV nibwo mbona twasaba abantu bo ku Impanuro Imana ibaha umugisha kuko mwarazikoze Imana ijya ibaha umugisha kandi maze kubona yuko mfiteho n'abantu beza b'abajyanama Imana ibaha umugisha rero ndabashimiye kuko kubwo kudukurikirana kwanyu no kuduha umwanya burya turi hano kubera abantu badukurikirana rero Imana ibaha umugisha mwinshi aho muherereye hariho hose yaba mu gihugu cyacu no hanze yacyo ndabakunda kandi ntago ari iby'uburyarya ahubwo ndabakunda hari na kiranuka Imana ibaha umugisha abantu bakurikiranuka namwe nkuko mudukurikirana Imana ikomeze kubaha umugisha no kubarinda no kubagirira neza yego reka tubanze dusenge yego kadusenge Uwiteka Mana turagushimye tugushimiye kuri Imana igira neza Imana ishoboye byose
tugiye kuganira na bene data abantu badukurikiranye bagiye kudukurikirana muri iki kiganiro ni benshi ndakwinginze kugira ngo imitima yabo mwami uyihe kwaguka kandi ndetse utuyobore mu byo tuvuga uduha amagambo meza twirukanye imigambi yose ya shitani mu izina rya Yesu kandi umuntu udukurikiranye arushya aremerewe mwami Imana yacu umuruhura umugirire neza kandi umubohore ingoyi zose umwanzi yamuboshye bisenze n'ize zina rya Yesu Kristo amen. Kakaririmbo twaririmbye ubushize amavuta nkayo basutse kuri Danieli abantu barambwiye ngo indirimbo zo barazikunze cyane kandi ni nabyo bashyiremo akaye karirimbora hari mfite akayembo kavuga ngo nasezeranijwe twarayiririmbye ubushize oya twarayiririmbye nasezeranijwe wowe urayizi wapi niko yitwa yitwa nasezeranijwe guhora ugira gute gukurikira Yesu nasezeranijwe ubwo ndacyarimo ndayishaka ari kubwira abantu ngo ndi kubyuma nyine kwa bw'ibyuma ndimo ndayishaka ubuhanga bw'ibyuma kugira ngo binyiterekamo ese mundi makuru y'iminsi bimeze bite amakuru y'iminsi meze neza ariko hari ibintu biri kugenda biba ku mbuga nkoranyambaga bikagenda biza nyine nk'umuntu w'umushumba ukagenda utanga ibitekerezo ariko muri iyi minsi nta nubwo norohewe ntago norohewe kuko natatswe kandi natakwa n'abagabo bari kuncotora bancotora ngo bakoze itsinda baravuze uti rero jista agiye ntago byakunda umwe arareka aramuti ntago ibintu by'amatiku nabigumamo ngiye nyine nundi ntibandebe icyumweru cyose niwo wari chef d'orchestre nibwo nahise ubwo mbibona nahise mbona ko nari chef kuko narahindutse abantu ntibabasha kubyumva bakora rero n'akantu kameze nka groupe bavuga dushotore Juste muri ubu buryo bwari bwo bwose azagaruka rero barabikoze ariko nge naho najya uko ndakomeje komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe nasezeranijwe guhora gukurikira Yesu iminsi yose umpore hafi mukiza wanjye wankijije singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka nasezeranijwe guhora gukurikira Yesu iminsi yose umpore hafi mukiza wanjye wankijije singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka iyo abafite amababa ntayabamanika angurutse nkagerayo nta misiyoni iteka iyo abafite amababa ntayabamanika angurutse nkagerayo nta misiyoni iteka. nuko rero nuko bimeze cyane ndishimye cyane kandi nanezerewe Juste nukuri urabizi ko ndagukunda cyane abantu b'Impanuro TV baragukunda kandi cyane bose bashimishwe kandi batewe ishema nuko ibyo urimo ubirimo kandi ukomerezaho cyane mugeze ku munsi wa kangahe w'amasengesho bambe abantu barimo banavuga ngo Juste narananutse hakorera ngo wananutse ariko reka nshyire kamera ubundi barebe harantu barebera ko umuntu ananutse reba ugasoza indatwa bo wenda hari ibiro byagiye ariko nanone ndi mu masengesho buriya ibiganiro umuntu akoraga buri munsi gutya na gutya ntago byatumaga
umuntu abasha kugira umwanya wo gusenga. Amatuzo ufite Ariko uyu munsi wa none turi gusenga, turi mu masengesho byiza byo gusenga. Ko se harya nta mukameraman ugira Imana izagwa umukameraman kuko ujya wikamera none kunuje nyaruka muri frame ati bakunzi bukuri nyako TV rero abakunzi banje uzaba wahagiye umureke mbabwire urumva abakunzi banje nabo bagenda basa nk'ababimenyeramo ariko buri ari igihe nzagira umukameraman uko buriya ibintu bigenda dore mu bintu ukeneye umuntu w'umukameraman umuntu ko editingira n'umuntu gufasha kwandika amatitire urumva nubango byose nawe ubikora uri umukameraman ndi umukameraman nk'editinga uri umupasiteri uri umunyamakuru urumva ariko ntacyo buriya uwiga rutuwanga uwiga rutuwanga nuwanga rutuwiga se nuwanga rutuwiga oya ahubwo uwiga rutuwanga kandi umuntu ukora aruta umuntu wabyanze yego umuntu ukora nyine ibyo uhanyanyazamo byose uri gukora ibyo ubuhataniramo byose uri gukora Imana ireba ishyaka n'abantu bose Imana yagiye ihagurutsa yagiye ireba ishyaka yagiye ireba ishyaka ibwira Aburahamu uti haguruka uve nuko Imana yarerebye ishyaka ry'ukuntu Aburahamu asohora ibigirwamana bya Setera yamara kubisohora akavuga ko si Imana inyagi Imana imvura kuba bigasaba ko umuntu ajya kuyanura izuba ryaba ryinshi nabwo umuntu agasaba ko ajya kuyanura bakarebamo ihenza akamena Imana ireba ishyaka Aburahamu afite biyitera kumuhamagara no kubona yabasekuruza w'amahanga yose bituma imuhamagara rero mwishyaka ndimo nanjye ryo kunyaruka nkaca muri frame bakunze kuri Nyako TV none ikiganiro cyabaye kirekire iminota kamera yagenewe irangiye nabwo ndababwiye uti mwihanganye gato mbanze nkandewe ariko nta kibazo bizagenda biza katono marembe ibintu byose bigenda byemera sasa Justin mugeze mu mari masengesho mugeze ku munsi wa kangahe ese uyu munsi bundi isomo ry'umunsi mufite nirihe uyu munsi wa none turi ku ijambo rivuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho bishatse kuvuga nuvuga ngo abantu turimo turababwiriza icyambere Imana n'urukundo yego abantu kubera ibibazo by'isi n'ibiki n'ibintu biri kugenda bibagiwe ko Imana ari urukundo mu byo hari umuririmbyi uvuga ngo hari na mu Rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri ariko imwe yarizimiye ivuye ku mwungeri mu bihana mangizerera itaye umwungeri wayo mwiza urumva mu bihana manga intama zijya ziva ku mwungeri ariko iyi ntama yavuye ku mwungeri urumva yari intama ariko ivuye hehe ku mwungeri nihe mpamvu pasi ntangiye uyu muririmbyi muvuga ni inkuru maze igihe mbona zitandukanye icyambere cyo ndagira ngo mpe Pole bagenzi banjye harimo Pastor Claude ba Karosi nabonye bari kumvuga mbahaye Pole yiki n'abandi bantu nyine babiri inyuma mbahaye Pole ko byakserera baye Pole yuko imigambi barimo izabapfubana ntago bazambona kandi ikindi ntekereza ko niyo nzima Claude ntago mu byo nanavuze pasi ntago urumva ukuntu dukora ikiganiro ariko ntago nari ngiye kumuvuga nabi nta n'ikintu kibi namuvuzeho kubwira umuntu w'umushumba ngo ibintu byihorere kubivugira kuri social media ahanini biba ari byiza cyane kuko hari n'abandi bantu yenda muba muri uwo mujyo kandi message irihuta cyane irihuta none rero nari niteze ko Pastor Claude abyumva wenda ntiyari yumvisha ibya Scovia kuko ntiyari pasiteri
ariko nari nzi yuko ngewe ningenda byongeye nk'uko dusanzwe tunavugana nkabuti korode ibintu wakoze si byiza nari nzi ko ahita byumva ahubwo azariye amavubi ariko nanone nahamenye amakuru pasi ku masengesho y'ibiri nari mfite ubu ngubu narengejeho undi munsi nahamenye amakuru ko muri telefone nitabiyemo Sarongo ngo ko jya zirimo zinyumva oya niko korode yavuze Sarongo mwaravuganye kuri telefone nuva korode yaramutelefoni turi mu kiganiro aramubwira ngo nguhe juste ariko sinjye wari wamubwiye ngo amuhamagare ngo nguhe juste hanyuma mubaza ngo uzajya kumubaza ryari n'ibiki nibi ngo kumusura ryari avuga uti enda munabivugane nyine ndamuvugisha ako twara muyize kumbwira gutyo ngo hari umuntu ugize guhamagara undi ntabwo mbivuze nikabikoresha muri ubwo buryo yahamagaye undi kwa kundi uvugana n'umuntu uri kuvugana n'umuntu cyangwa n'inshuti cyangwa muri kuganira bisanzwe ya connectinze ijwi rye mu bapfumu gutyo mu bapfumu bagira ngo bamurogere ku ijwi rye nanjye nahise mbibona yabivuze noneho korode yavuze ngo Sarongo yabonye ikiganiro cyangwa inkungazi yaraje kunsura ngo yari yarangije guhaha imiceri ngo amasukari ibiki nta nubwo ngo byari kuza muri butu ni muri pikapu urumva madamu wa Sarongo n'abana bakaza bose ngo bakaza hari kirito mashyashya babonye y'umujyajya mushyashya urumva noneho rero korode aravuga uti muraho mureba juste araje asubire mu matiko ngo jyajya za Sarongo ni nazo zamutegetse ngo kujya gupfukama ngo imbere ya Theogene aravuga ngo kabigaze ko nkake ariko mana yanjye aravuga ngo none jyajya zararakaye ngo uzirakazwa n'iki jyajya ngo nyine yuko urumva Rokritoma yarapfuye yajemo ubwo bufu donc nuvuga ngo Claude yari ari kuri front line mu gukorera Rokritoma jyajya ngo bari baje kurekrita ngo nawe ujye mu mandwa za Sarongo ngo none jyajya zararakaye yabyivugiye mu biganiro ngo jyajya zararakaye kandi utabona nambaye tiriningi ari none se n'umenya makuru yazajyajya nyine uri kumva wasanga utabona nambaye tiriningi n'ikote ejo ndi bara y'amapantaro yose barayibye nese nebaza uti jyajya nizo zayajyanye barayameshe bajya mu nzu neza amaje kuma urumva urabona turi ngenuye mu gipangu twanika mu gipangu ariko ari ukuntu ngo bayafashe kugira ngo aze kuma bayashyira hejuru y'igipangu nyine ubwo abantu bajya banika nk'ahantu ukuntu barabyumva basohotse bagiye kwana basanga kandi ikikubwira ntibajyanye indi myenda bahereye ku murongo barayajyana yose utabona nambaye tiriningi rero n'ikote nagize ngo yenda ngo nukuvuye mu kantu k'agasiporo hoya da ubwa kandi ko kari mu nzu urumva rero uri kumva yuko ngo jyajya zararakaye ariko uyu munsi nibo mbonye kuri mugufiya uzi ko wicara amaguru ntakore hasi hoya nuko negamiye inyuma ariko ntago ndi mugufi yego nasindesha nawe n'uburebure budahagije ngo ntibavuga ngo ni mugufi ngo bafite uburebure budahagije yego urumva rero uri kumva nahamenyeye byinshi Imana nashimwe ko kiriya kiganiro nagikoze byatumye hari ibintu bivumbuka bituma binagaragara yuko Korode hari abantu Rokirita ajyana kwa Sarongo bo batabizi kandi hari n'umuntu wigeze ambwira yihangane ndabivuze ko yarambwiye uti juste ibintu ntuzabivuge oya wamubabariye byihorere yarakubujije yarambwiye ngo sinzabivuge yenda ariko ntumuvuga amazina ntago muvuga amazina ariko yarambwiye uti juste buriya Sarongo afite itsinda ry'abapasteri urumva aperejo ndarizi urarizi ndarizi ku buryo ahashize aba batatu ahashize hari ukuntu nyine abantu bazaga nko kwivuza ngo hari ukuntu byagendaga bikoreshejwe n'abo bapasteri abafata nk'abahungu be ni inkuru ndende tuyigarukaho rero ibyo bintu byose nahise mbikurura maje kubikurura ndabihuza nsanga ngo bahita bakora itsinda baravuga uti ririmo n'abanyamakuru ariko ntazi
iryo tsinda ngo ririmo n'abanyamakuru ntazi barimo bajya muri ya hoteli bakakirirwamo baravuga ngo tugiye gushaka ukuntu juste tumugarura muri iri tsinda kuko ntago yapfa guhita agenda gutyo gusa ntibazagushobora mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu rero narabacitse ubwo nuko nguko wararokotse. Ariko Imana ishimwe urumva byose ndashimira n'abantu mudukurikirana murimo mugenda munadusengera Imana ibaha umugisha kandi nta kintu tuzaba kuko turashinganye twubatse tunegamira ku mugabo ukomeye ari we Yesu Kristo ngo nabaye Yesu babaye benshi ngo igiye kumuvuga urenza akantu kavuga ngo wabambwe ngo uko abandi ba Yesu bandi ntibabambwe Yesu wabambwe Yesu muzima Yesu ngo yivuze ngo Yesu w'i Nazareti gusa ngo babayo ngo babayo ba Yesu baruze no mu Rwanda arabitwa ba Yesu urumva rero ngugereka akantu kavuga ngo Yesu wabambwe ngo noneho ngo ni nayo mpamvu ngo badayimoni ngo batagitinya kuvuga Yesu ngo uko ba Yesu babaye benshi ngo ariko bashobora kuvuga Yesu bavuga Yesu w'imuhanga ariko ugeretse uti Yesu wabambwe nta wundi bafitanye iryo garade niwe watubambiwe niwe watubambiwe uri kumva rero abo bantu ngo bagamije ko nongera nkagaruka mu matiku ngo bari buntsembure bagumye bantsembure ariko nanjye ikiza nameze nk'uwambaye kuteri wowe komeza ibihe byo gusenga nameze nk'uwambaye kuteri ndagenda ndasenga kandi ntawe ukina senga ntawe usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajyaho nyora gusenga nibwo buzima gusenga n'imibereho ntawe usenga kina nuko rero ibi byose bikugeraho bigenda bigaruka bigahita bigaha ibindi ariko wowe uguma uri kiranuka uguma ukiranuka ngumya nkiranuka uguma ukiranuka mu kuri kose kandi ibintu bikagenda neza buriya reka nkubwire pasi ibi bintu umuntu yabagamo ukuyeho kuba hari ibibazo bindi byari bihari ugakuraho kuba umuntu yararyamaga ntanasinzire ugakuraho kuba hari ibibazo bindi byatezaga umuntu kuba wari kugera ariko pasi abantu batekereje uyu munsi wa none ushobora gukora inkuru nibyo koko z'amatiku ejo ugahura na kirizi ugakena wari ufite inzu imodoka ikarangira nujye ubibona YouTube nujye ubibona ko bakayitwika nujye ubibona ko oya YouTube ishobora no kuguma herega nese wagize ngo reka nkubwire ibintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi ni byinshi YouTube niyo haba keretse nk'abamaje kurebwa bakagira abantu benshi cyane babareba ariko se uraba ufite YouTube wenda ufata amadolari 300 sibyo ufite imodoka ufite n'inzu none ureba imodoka kandi YouTube yemba ku kwezi ntago iguhemba ifite iminsi ihemberaho ntago iguhemba ibyo winjije n'urugero wenda uvuye ngo ni winjiza amadolari 50 urahita uyabona ibaze rero ko ushaka kuba warugeje mu madolari 50 ugakora ikosa kuri YouTube urumva igahita iguhana strike ivuze ubuhuha urumva none ni gute uzi ko ushobora kubura inzu ukabura imodoka warangiza wajya gukodesha ahantu mu gipangu wakomanga bagukingura wabona ari wo n'uwo muntu afite inzu zishoma agata kuvuga uti nta nzu mfite cyangwa ndazifite ariko we akanakubiza uko ndazifite ariko weho nago nakwirirwa nk'ucumbikiye hari umwe mu bantu wari inshuti yanjye cyane ubu ari mageragere sindi bumuvuga izina yaje kuva mu bintu by'iyobokamana yinjira mu bintu by'ibiganiro by'ibigarasha arerura ari nihuza nabyo ubwo iby'iyobokamana bivamo ubwo urumva icyo gihe ibonye umuntu atangiye kuyoba nawe wiha distance kugira ngo uve muri uwo murongo uwagenderamo hataje atakwanduza cyangwa hatagira ibintu bishobora kuzamutura uko bikugeraho ko ari inshuti yawe uzi ko yagiye urumva yari kubona agafaranga ibyo biganiro ngo bye babireba bafite n'abantu baba impande n'impande bamwoherereza ku gafaranga ajya gukodesha inzu ahantu habiri bamwima inzu aza kuyibona amaze kuyibona nabwo aciyemo igihe bahita aza gukora amakosa baramukurikirana baramufunga baramukatira ry'amageragere umudamu we yarasigaye yanze no gushobora gukomeza kuyishyura uzi ko yashatse inzu ahantu akodesha afite nagiye gukodesha ahantu hose kuko babonye ko n'umugore wa kanaka banyimye inzu none se ninde wayiguha nuvuga ngo erega Bibiliya ivuga ngo iki
Bibiliya ikintu ivuga, Bibiliya ikintu ivuga, Bibiliya kankubwira ikintu Bibiliya ivuga. Tubwire ku byanditswe bye. Imigani ibice 22 umurongo waho wa mbere haravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kadusubiremo gatoya. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Rero wowe mwene data udukurikiranye uri kumva ko ikintu cya mbere pasi buragikomeye kuvugwa neza, kuvugwa neza biruta cyane ubutunzi bwinshi no gukundwa biruta ifeza nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero birakwiriye ko buri muntu wese udukurikiranye iyo ukora ibintu byiza Uwiteka Imana araza akabana nawe, yego, nawe akakugirira neza. Ariko mu gihe uri gukora ibintu bibi menya ko izo mbuto nta mbuto buriya zitera pasi nkubwire. Imbuto zose zirera. Imbuto zose buriya ntibazabashuke umuntu udukurikiranye amenye ko imbuto zose atera zizera. Kandi zeze ni wowe zisarura kuko ntawe usaruriza atabibye. Ntibibaho. Nutera imbuto mbi uzasarura nyine. Nta muntu wari wahinga indimu ngo asarure icunga. Nta muntu wari wahinga indimu ngo asarure voka. Nta muntu wari wahinga icunga ngo asarure amatunda. Amaronji ntajya avamo amatunda. Ni ukuvuga ntibibaho. Birakwiriye rero wowe udukurikirana ko ikintu uhinga umenye ko ari nacyo uzasarura. Nuhinga ineza uzasarura ineza. Kandi narabivuze nongere mbisubiremo. Abantu badukurikiranye bafite ubwenge bwo kubasha kurobanura no kumenya neza umuntu bicaye imbere ari kuvuga iki, ari gushaka iki. Bamenye ko bene abo bantu ubwo bwenge burahari. Umuntu udukurikiranye wese abasha kumenya ngo jisite uri kuvuga ibintu ari kuvuga ni iki, ni iki, ni uhe mumaro namukuraho, ese yansengera. Ariko Imana ishimwe, hari umuntu wese kumamagara avuga uti jisite maze imyaka ingahe nkukurikirana, ariko n'ubundi nabonaga yuko amaherezo utandukanye n'abandi bantu. Bishatse ngo hari abantu badukurikirana babasha kukwitegereza bakamenya neza yuko ikintu uri kubabwira icyari cyo, bakanamenya n'uwuriwe. Rero Imana ishimwe cyane. Yego Pastor Juste, urumva ko ni ibintu byinshi cyane bigiye binababaje, ariko na cyane cyane ko tugiye no kugaruka ku bitandukanye ahangaha. Hari ikintu ngire ngo dukomozeho kandi tunitseho cyane kinakomeye cyane. Hari ibintu byinshi cyane abantu benshi baba bakeneye kumva view cyangwa se baba bakeneye kwigiraho. Hari ikintu ngiye kukubazaho uraza kumbabarira cyane, yenda ko ngiye kukudevia, ariko ntabwo ndi bukudeviye cyane kuko ni ikintu nabonye gihari mu murimo w'Imana kandi abakristo bagomba kureba, bagomba kumenya, bakavuga ibintu byo gusengerwa, se ibintu byo kujugunya, ese ibintu byo gukorera iki kugira ngo ibintu bigende neza. Turetse n'ibyo ngibyo bindi byose, hari ngira ngo wabaye umwe mu bantu nabonye bakomantiza bamvu bikubajeho, wabaye umwe mu bantu bakomantiza mu kiganiro nakoze. Penina yumvikanyemo n'undi mugore yatwariye umugabo, yavuzemo ibintu byavuzemo ibintu byinshi cyane. Ikibazo cya Penina wowe wacyakiriye gute? Ikibazo cya Penina uburyo kinacyakiriyemo nuko nagifashe ubwabyo ni ibintu bikomeye, ni ibintu binagoye cyane, kubera yuko kubona umuntu w'umunyamasengesho, icya mbere Penina yegereye uyu muryango awegera nk'ubasengera. Uyu munsi wa none ntabwo tuzi imirebere n'imyicaranire n'imivuganire nuko byatangiye muri uwo muryango, aho uyu mugabo yatangiye gutereta Penina. Kuko buriya pasi abamama benshi bashobora kureba bakanagukunda, urabyumva, ariko muri uko kugukunda ntago ari we. Nimba binabaho ni nk'igihumbi% cyangwa se oyahubwo ni nka 5% ko umumama ashobora gukora akakubwira ariko nge ndagukunda. Ashobora gukora amajeste yose ari bukwereke
atuma kwereka ko yagukunze. Ariko biragoye cyane ko umumama yaza akabwira umuntu w'umugore akamubwira, umumama yaza akabwira umugabo akamubwira uti ndagukunda. Uyu munsi rero icyo navuga kuri Penina, ndetse namubwiraho abantu nkamusobanuriraho abantu, ntago kuko uyu munsi wa none Penina ngiye kuvuga ntago ndahura nawe, sindana mu telefone. Umonye kuri YouTube gutyo gusa twaje tumubona. Ariko muzi nk'umukozi w'Imana. Kandi buriya Pasika mvuga aka kantu gahoro hatagira n'umuntu kumva. Penina uyu muryango yinjiyemo, ariko yarabihakanye. Kubihakana ariko akemera ko uyu mugabo baziranye, banafitanye gahunda y'umubano, kuba bafitanye gahunda, bakaba bafitanye n'umubano nuko bazabana. Ariko nanone nimba yaravuze biri mu kwa 12 ni icyifuzo Penina afite cyuko yakunze iki uyu mugabo. Wenda kantu nyine ubwo ndi kubivugaho, nk'uyu mama batwariye umugabo yavuze ko yahanuriwe ko umugabo atari n'uwo ahubwo. Urumva ibyo rero mu kubihanurirwa tuza abantu benshi, ngewe mfite ubuhamya, hari ubuhamya mfite bavandi bwinshi bw'ibyabaye pani bihuha bw'ibintu byabayeho, aho umugore umwe naranabimenye ko munankurikirana kuko ari igihe mwigeze kugira ibyifuzo ukuntu ibi bintu bijya bibaho bikera, ariko bituruka ku ntege nkeya z'umukozi w'Imana. Nkanavuga nti ubwabyo kambahe iyi scenario imwe, umudamu umwe yifuje umugabo mu rusengero, amaje kumwifuza abinyuza mu bahanuzi. Uyu munsi wa none ni nacyo kibazo dufite cy'abahanuzi, aho benshi bahanura amakuru bahawe tukagira ngo bavuganye n'iki n'Imana. Ni nako gahinda dufite uyu munsi wa none. Nimba umuntu ashobora guhanura amakuru yahawe, ubwabyo ni ikibazo gikomeye. Uwo mugabo rero baramuhwinjarika, bamwumvisha buryo ki umugore wiwe ngo amuce inyuma, biza kurangira batandukanye. Uyu mugore akina tirike n'umuhanuzi, wa mugore ukurikirana cano yanjye ndabizi, biri mu ibanga ndabizi, wanakoze subscribe, ariko ibyo wakoze nuko ntagiye ntokinga amazina yawe ahashize, kuko hari ukuntu iyo ngeze ku babyeyi mbubaha. Uyu mubyeyi akina na tirike n'umuhanuzi, umugabo ageze ku kibuga cy'indege i Kanombe, wa mugore wamushaka agahita amutelefona amuguti Imana irambwiye ngo ariko mbere na mbere ngo ntihagire ikintu mukoraho, ngo inyeretse umuntu ujye uguca inyuma mu rugo iwawe, nubwo wari ugiye kansoringa itike uzagende ejo, ariko cyase wongeza amasaha, none ahangaha tega moto, ntufate imodoka ugende urebe iri kubera iwawe. Naho umuhanuzi nawe nk'uko urwo yari arumenyereyemo yagezemo niyame, kuko urumva ni tirike yari afite, ahita ajya no mu cyumba aganiriza y'umugore. Umugabo agiye asanga umuhungu yicaye ku buriri, ahita avuga uti mwese nk'uko ari umusirikare mbabone hariya, ahita abafotora mu cyumba. Icyambere, igisobanuro cyambere, uwo muhanuzi yageze mu cyumba cy'umugabo gute? Ari tirike yakinnye na wa mugore. Mu nyuma agiye avuye hanze, wa mugore mu rusengero buzura umwuka, bahanura wa mugabo ngo Imana iravuze ngo uyu mugore niwe muzabana. Ubwo nanze kuvuga amatitire abantu baba bafite kuko bahita bagira, kandi ntago aba ari byiza. Ni urugero rutanze kugira ngo abantu bamenye ko ibintu biba bikomeye bakajya birirwa bakina n'ibintu. Penina uyu nguyu ntago ndi bumufate muri kadire yo kugwa cyangwa se yo kuba Imana imwanitse. Uyu munsi wa none nimba uri umukozi w'Imana uhura n'ibitero ibi bitatu. Namwe bakozi b'Imana ubu uyu munsi wa none nabonye muri comment byacitse Penina ku buryo abayakurikirana na social media akazikurikirana, ashobora kugwa mu mutego ukomeye wo kuba atanakwinira ngo yisuzume. Ashobora kubona isi yose imeze nkaho yagize ute yamwanze yamuvuyeho, akagwa mu mutego wo kumva ko atigeze yuzura n'umwuka w'Imana, cyangwa yigize anakizwa byanya. Ubundi mubanze mumenye ngo uyu Penina yakoraga iki.
mbere yuko akizwa. Yarabyivugiye nyine, yari umudandaza amagara, Imana yaramutabaye. Nukuvuga ngo rero imyaka 13 nibutsa abantu ko njyewe Justin nimba narabaye mu bubobo bwo kwiba, ndagira ngo nanabibutse ko burya telefone nibura mu rusengero mbere yo kujya guhiga mu bakristo bashya, burya ujye ucunga umuntu ushobora kuba waravuye mu bumarine wakirijwe ukwegereye. Kenshi na kenshi 85% uzabimusangana. Kuko reka nkubwire pasi, twebwe turakizwa, ariko nkwibutse ko bimwe mu mbaraga shitani njyewe adashobora kunjyana imbere ni nk'iyo kunywa inzoga, urumva, ni nk'iy'ubusambo, ni nk'iyo kwiba, ni nk'ibyo mu bapfumu, ni nk'ibiki. Ariko nzi ahantu ashobora kunyura ngabaho ibitero, kuko abizi neza ko igihe ndunzeho ibyo bitero mu gihe ntari maso nagwa aho hantu. Uyu munsi rero ntago Penina shitani yari kumugerageresha ikintu atigeze abamo, urumva. Bimwe mu bitero agomba kugabwaho, nta nubwo ari n'uyu munsi gusa. Niyo mpamvu abantu bamwe bajya bibeshya ku kintu bita gakiza no gukorera Imana. Gukorera Imana ni kimwe, n'icyo bita gakiza ni ikindi kintu. Mwibuke ijambo Kristo yavuze ngo kuri wa munsi bamwe bazambwira ngo twarahanuraga mu izina ryawe, ngo nanjye nzabasubizane nimumve imbere mwankozi zibi bimwe sinigeze mbamenya. Impamvu azabasubiza iryo jambo si uko atigeze abamenya, ahubwo yarabamenye. Nuko babaye nka ya ntama yavuye mu ijana iragenda ijya kurorongotana, bagiye no kwihiga barayibura. Bone utinyira rero. Uyu munsi rero ntago Penina yari kugeragezwa ikindi kigeragezo, kuko ashobora kuba yarakoze uwo mwuga cyangwa se yarabaga aho hantu, ariko umubiri ukaba wamunanira. Ariko nawe yarabiza ati umuntu wese wambaye umubiri. Yes, ntago ngenje gushyeshereza Penina ngo mvuge ibiki, ariko ndagira ngo nibutse Penina njyewe uri jambo, kuko ibya byose nimba ikigano cyarasohokeye ku mpanuro ari bukibone byihuse, nagira ngo mubwirire ijambo hirya y'amagambo abantu bari kuvuga n'amakomenti, niyongera kubita ibipfukamizo hasi, abanza abwira Uwiteka Imana uti Mwami mbabarira. Kandi ndagira ngo nanone nibutse Penina iki gishobora, kuko wowe Penina mwana wa mama nubwo ntakuzi, ari ukugira ngo Imana yigisha abagabo barimo bati ngo, ari ukugira ngo Imana ikebura abagore bari kurangara. Hari buriya, reka mbwire pasi, umuntu wese wizera Bibiliya, hari inkuru z'umugabo witwa Yozefu. Uyu Yozefu kugira ngo Imana imugeze ku mugambi ngo kuba yari ku nzozi y'icyo yigeze arota, urumva, kuko nibyo Penina biravugwa ko yatwaye uyu mugabo, ariko nubwo bivugwa Penina wavuga ko bigiye kuba bagakora ubukwe. Mu magambo yivugiye yaravuze ngo ariko nawe ndacyamugenzura, agerekamo ijambo niyumviye, aravuga ngo kandi n'umugabo wanjye ntiturahana divorce, nta divorce mfite. Bishatse kuvuga ngo nibyo baba barimo yaba yarakorotirijwe n'umwuka witwa uburaya atazi aho yawuhumekeye, urumva. Kuko urumva umugabo we aracyahari kandi nta divorce iragira ute irakorwa. Ubukwe rero muri leta yacu hano mu gihugu cyacu nta muntu ujya usezerana kabiri, ntibibaho. Bishatse vuga nuko uyu mugore yagize ubwoba, uyu bivugwa ko bibiye umugabo. Umuntu mwasezeranye kuko mwakoze divorce akiriho. Byari kera, byarahakera, byari kera ubu barasezerana. Kuko hari abantu benshi tuzi basezeranye kandi ari abadivorce, ariko abagabo babo bataragize ute, batarapfuye cyangwa abagore babo barahari. Ubwo bitabayeho byaterwa ubwo wenda n'umudugudu usengeraho bashobora kugira, ariko uyu munsi wa none ubona ko ikijyanye n'icyo ngicyo hari ingingo nyinshi itorero rya DPR riri kugenda ryoroshyamo cyane ko unabitekereza ugahita uvuga uti ese ubundi byari bimeze gute ahashize. Rero uyu munsi wa none
ntago bakibikomeza. Penina ikintu namubwira nasenge areke kwihagararaho, kandi dore pasi ikintu kigiye kuzica abantu. Buriya reka nkubwire pasi, urabivuze impita mbona message arimo aranyandikira akanya tuvugana rwose wagira ngo yarazi kwenda urimo tumutekerejeho. Oya nta kibazo. Erega nubundi social media icyambere abantu bagomba kubimenya. Buri muntu wese mu Rwanda afite uburenganzira, urumva, ariko najya no kurega ndabyumva hari abamushutse wenda bamugiriye niyo nama, ariko Penina amajwi yawe agaragaza ko wivugiye neza ko uyu mugabo umufite, ndetse ko na bya bindi wabikoreye ko yafasha atajya rekura, ko na bya bindi wabikoreye kuri aritari, ko n'icyo wafashe utajya urekura. Ndagira ngo rero ngewe nka Justin iyo narige yikure mu mutima wawe, kuko ibyo wivugiye n'uwo mugabo ukaba hari ibyo wivugiye ko umufite mwenda no gukora ubukwe mumaranye n'igihe utaruzi ko afite umugore. Yego, ariko nanone bikagaragara ko urugo waruhanuriye wari ubizi, rero waratewe. Nta muntu utaraswa, buriya pasi nta muntu utaraswa. Ahubwo ikibazo ni ukwemera ati se byibuze urumva nagezaho ntabasha kuraswa. Uyu munsi wa none twakagombye kubona Penina arimo aza avuga uti Banyarwanda abantu twasenganye, nahuye n'uru rugamba rumeze uku nuku. Sibyo bimeze uko nguko mumbe hafi, kandi uyu munsi wa none ntago ari igitangaza ko Penina ibyo byakubaho, nuko ari wewe ubwo bishyikiye ku itangazamakuru, ariko ni imbaga nyamwinshi. Icyakoze icyo kintu cyawe cyakubayeho hari igiye kukigobotora kwawe, byarokora benshi, byakiza benshi, byahugura benshi. Nge simbona ko wataye ikuzo, sinanabona ko wataye agaciro. Niwemerera ayo majwi mu mutima wawe ko wataye agaciro, na kazi kawe uri bwihebe, uri bwiganyire, uri buhure n'akaga gakomeye. Ndagira ngo nkubwire Penina, hagira ikintu kigutera ubwoba usiogope. Yesu yaranesheje, wumvisha umuririmbyi hari na mikenda n'urwenda n'uguseka ntiyakoze nk'ibyo byawe, ariko nyine wenda n'umuntu uri kuguseka umugabo ntiyamujyanye, cyangwa se tureke n'abari kumuseka abari kumutuka bo ibitutsi nyandagazi. Hari icyo byafasha Penina ubundi niba kuko ibintu bihari, yenda ubwo yambwiye ko agiye kunjyana muri RIB, namubwiye ati nta kibazo. Reka nkubwire buriya pasi uwiyahura ntabivuga. Oya, nta muntu ujya kwiyahura ngo asize abwiye mu rugo uti ngiye murabeho ngiye kwiyahura. Buriya Penina abari kumutuka ibi bitutsi kuko bishobora gutuma arundumuka kuruta kugera ngo anagaruke. Buriya umuntu ugutuka yego, urabona buriya pasi kankubwira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, turebe ibiganiro dukora birebwa n'abakirisitu pe n'abadakijijwe, bikarebwa n'abadakijijwe. Ariko umukristo guhita yakira ikintu kibaye, yego, ni ikintu gikomeye cyane guhita yakira ikintu kibaye. Urumva? Rero hari abakristo dufite barangije kuba kahebwe, kugera oya ntago ari kuba kahebwe, kugera mu ijuru ahubwo. Abakristo bako bari mu ijuru, abona icyo kintu cyabaye. Urumva? Akavuga ngo urumva, abona icyo kintu cyamubayeho, nyine agahita avuga ariko urumva, twemerera abantu badukurikirana pasi twarangije kubageraha. Urumva, twarangije kubageraha, ntago Penina agakwiye. None se Penina aragira ngo tumushimire ko agiye gukora ubukwe? Nukuvuga ngo erega bantu b'Imana ari ibintu biba bibabaje, biba binayoberekanye. Nuvuga ngo ndi kwirinda kugira uwo nsesereza. Yego, nese Penina reka nkubaze mukobwa wa Yesu, uragira ngo tugushyigikire ko witangarije ko ugiye gukora ubukwe n'umugabo ufite ukigaho utarabona na divorce? Bishatse kuvuga ngo ariko rugo wari wubatse ubwo. Kandi nuvuga ikintu yambwiye n'ikiganiro twanagiranye nyuma yaho, uko nyuma biriya bintu sire kubyihererana naramwe igihe turaganira, ndetse n'umunyamakuru dukorana Damuru nawe
nsanga kimara kundi kigali kimaze gukorwa nawe aramwegerera muganiriza agana n'uwo mugabo. Penina yavuze ko ngo ririyaje ngo ritari irye ngo ahubwo ngo ryari rya mukuru we ngo bavuga kimwe, nanjye yarabinyibwiriye ngo nuko ngo yahise mwaka telefone ngo kugira ngo mumushishurire ngo ntazongere kumumenyera. Hoya reka nkubwire ibyo bintu ndabyanze. Hari amafuti dusigaye dukora nk'abashumba n'abahanuzi urumva. Noneho kubera yuko umuntu urugero utuburiye umuntu ngo aguha amafaranga urumva arakuvumbuye wenda ajyanagishije inama abajije umuntu uti ibi nibi, none wowe bikugezeho ugahita uvuga uti iyi nimero nabonye yigeze kunshaka byagenze gute urumva uti byagenze gutya uti yoti sinzi ubwo umuntu wagufashe singe wari uyifite ibikoso ukabishyira ku bindi. Man ngiye rero mva nkubwire pass ngiye no gusoza ikiganiro nimba ari ibyo ngibyo bya Penina, ijwi ni irya Penina, ukabwiriza turakuzi, ukavuga ubutumwa turakuzi. Ubwo se Penina yibuka ko uyu munsi wa none hari ikigo kigenzura amajwi. Nimba bafata umwana azavuga uti ngewe papa ni Juste, mu gihe Juste atabyemera bakagenda bagapima bagasanga wa mwana n'uwa Juste cyangwa ageze ute ararengana. Isi yateye imbere muvandi. Hari n'ibyuma rero bipima amajwi. Ibyo rero byitwa gusaza imigeri uri musamba. Buriya Penina kankugira inama 3 nuzikurikiza urakira. Iya mbere icecekere, iya kabiri senga, iya gatatu shaka ukuntu usobanura ibintu bisobanye. Nubundi warasenye urumva warasenye. Kabiri uyu mumama nawe wavuze batwariye umugabo, nubundi uyu mugabo ntateze kumusubirana. Nje numva nta mugabo ubwo yaba nafite urumva. Kandi Penina nkwibutse ko uyu mugabo azijwi ryawe wavuze ko kiri kumwigaho urumva nawe nta ufite no kwese. Ubwo rero mwana wa Yesu ndakwinginze genda wicecekere ibyo bintu n'abajyanama. Ngende nkawe nanakurona telefone hamagara umuntu ugufitiye umumaro. Ariko wakwigiye kuba mama bagenzi bawe kanibwira abamama baza kuri YouTube, namwe bamama muri gutekereza kugaruka kuri YouTube murimo n'umunapanga imishinga yo kugaruka, mwibuke ko pasi ngiye kuva nagera kuri YouTube ngo ambwire ngo arankunda ngo by'imiteretano. Ariko nzi abapasteri benshi ndabazi bagiye baha amapromesa abantu. Nukuvuga ngo Penina mwana wa mama mwana wa Yesu, izi nama zikurikiza icecekere, izo nama zihorere, ayo makuru yihorere, ibyo bintu byose byihorere. Wehe ituriza umutima wicecekere, Uwiteka Imana azakurwanirira. Kandi haracyariho ibyiringiro. Ngiye mu bagufata ko wagoye ntago ariko nkufata nizera ko akiri ibyiringiro ko naho igiti cyatemwe Peni cyakongera kigashibuka. Nabwo shaka ukuntu uhandoringa ibibazo ufite, kuko kubihakana gashaka guhindura abantu injiji. Ibyo bintu byihorere. Wimera nka wa muntu ugiye kwatura ubusambanyi, turi mu mwanya wo kwatura ngo ajye havuge ngo urabibona ngo nagiye ari 8 ngo nari nzi yuko ngo anyishaza muri saro ngo sinari nzi ko aba wenyine kandi yarangije kugira ute gusambana. Icyo umwuka ari kuvuga yeruti abantu nibihana iki ubusambanye. Rero nukuvuga ngo ijambo rimwe baba bakeneye aho hantu nukuvuga ngo mbabarira. Rero Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Penina sinkufata nk'uwaguye, nje nkufata nk'umukozi w'Imana ari kuri mu ntambara. Kandi wagabweho igitero shitana kwibira mu byo wahoze ukora. Erega nje ntago shitana azaza angerageresha inzoga. Arabizi ko ibyo bintu bitamfata. Zarakunaniye. Arabizi ko bitamfata. Warazigerageje zirakunaniye. Ariko oya ntago kuva navuka ndanagerageza. Ariko arabizi shitani abizi neza ko nzahana abategeye abari ahantu yateze ibintu by'umushibuka hafi aho ngaho. Ubwo rero ibyo umva ibintu urumva neza kera bari kuvugira hirya kamera koko. Imana mubabarire. Ubanza tarakebwa Imana imweze ubanza Cecile kandi yasabye imbabazi nubwo ngo ziri gukema neza muri iyi minsi. Nabonye ageze kwa Pastor Mutesi ngo biri gukemangwa ariko nabwo
ntabwo biri gukemanga reka twikomereze yenda ku ruhande rwawe yenda ari ubujyanama cyangwa se ikindi kintu runaka ufite ushaka kugira ngo utange ubutumwa yenda ku bantu babonye bino bintu hari igihe tuvuga urugero aka kantu tukajyane ngo kuba umuntu ari umukristo cyangwa se kuba umuntu asenga cyangwa kuba umuntu yarakijijwe imyaka ibaye ngo 20 kuvuga ngo baretse gatoya banyamakuru muribuka ntabyibagirwa abantu dusengera tunasengana namwe Imana ijye bababarira abantu dusengera tunasengana Imana ijye ibeza nimba usengana na Juste weho ukabona je nageze mu ijuru ngewe nimba dusengana uri umugore wabaye maso wabona ntangiye kuzana utugambo tugutereta ugakubita ku munwa kubwo shitani yanyinjiri nimba uri umugabo usengera umugore urumva nje ndivuze ubwo noneho tuvuge ku mugabo uri gusengera ku mugore uri gusengera umugabo wa mugabo nimba utangiye kubona uwo mugore ari mwa kureba icyoroshye ko systeme yo gutereta no guteretwa nta muntu utayizi watangiye ugakubita Zerbabur utangiye kukwinjirira icyo ni ikintu gihari icyo nakubazaga ni iki ngiki rero urumva ko nkanyujije umva nkubwira ukuntu nkanyujije ufata umuntu ukamusengera kubw'agakosa gato mugendanye imyaka 2 cyangwa amezi 6 kubw'agakosa gatoya cyane akubonyeho agatangira kukwita umuntu udakizwa gute wowe watuye ubusambanyi watura ibibyobya bwenge watura ibiki byakira ndagusengera ngwiki iyo maze kugwa agakizwa reka nkubwire pasi nimba tugenda nuzi ko Juste ntazagukorera ikosa uri kundyarya bimwe mu bintu shitana agomba kubitamwa aho ngaho kuko rega ntago twe turacyari ku isi turacyambaye umwambaro w'urugamba nimba shitani yabonye neza ko Juste na pasi azagira umumaro kuri Juste agomba gushaka ikintu atambikamo kugira ngo wa mumaro utazasohoza urumva noneho rero nimba umuntu abibonye kucya adahita avuga utahantu dutezwe na shitani bongere baba abantu umuntu umwe bongere bagere ku kintu gifatika rero abantu dusengana nabo badukunda mu byiza muratubeshya nimba unkunda mu kuguhanurira gusa no kugira gute wakumva urugo rwanjye rujemo akantu kakabazo cyangwa wabona za ntege nke zanjye ukahita umpindura satani wabona za ntege nke zanjye ugahita umpindura satani ubwo we hejuru urarifite nicyo nakubaza guhita wimukira ku wundi muhanuzi ubwo se ngiye wungizwe umaje kumbyazamo umusaruro washaka guciyeho kuko mbonyeho ikintu cy'ikibazo menya yuko uyu munsi wa none ikintu Penina akeneye abantu bamusengera ntagakeneye abantu bamutuka akeneye abantu bamukomeza n'abamwereka inzira yo kugira ngo ngire agaruke mu buntu bw'Imana nimba mubona yabuta ibimenyetso dufite biratwereka ko ubuntu bw'Imana ataburi genda kugira ngo wenda mugani watuze no gusoza sishaka ko tufata umwanya munini hari igihe nk'iki kigera ugasanga umuntu ngo maze imyaka 20 nkijijwe ngo maze imyaka 40 nkijijwe ibyo rero ngo si ibintu byambaho ugasanga rukuntu tuvuge abakristo cyangwa se abantu dufata nk'abahanuzi abavuga butumwa cyangwa se n'abandi bashumba abapastor kumva ko maze imyaka 30 ukumva agatangira kusanga ajya kurisha icyo kintu cy'imyaka maze akijijwe ati ibintu ntabwo nshobora kuba nabikora ugasanga n'icyo kintu yanagikoze kubera ko ari kurisha experience igihe amaze akaba ari gukangisha ari kugwindura umaze kubyo bintu bitanabaho kudaca bugufi kw'abantu ikintu kimwe kiri gukora Penina ni inarije afite iyo narije nayireka inarije se n'ikimuka bya inarije ni ibintu abantu nabisobanuye cyane turi ku kinyamakuru kimwe live hariho televiziyo nk'eshanu ariko ziri ntuzi uko tuvuga za isango ari ikiganiro tujya dukoraho rimwe na rimwe inarije ni ikintu umuntu aba avuga uti ngewe umusinga ntago tujya tuvugirwamo umuntu agakizwa ariko agasigarana ako kantu umuntu agakizwa agasigarana ubuzigaba umuntu agakizwa agasigarana ubucyaba uti twebwe iwacu Penina aravuga ngo ngiye umwana wo mukiga ngo senjya mbeshya urumva ni twebwe iwacu ako kantu rero ugomba gukizwa ariko ako kantu kagahanduramo nako kagahanduramo ukaba uwa Yesu ubuzigaba n'ubucyaba n'ibiki biri muri famille nta kizabihindura ariko wowe wakijijwe wageze ikirenge mu cya Kristo uri umwana w'Imana rero Penina uyu munsi wa none abantu bamwegera ahubwo ntago ngiye comment zimutuka ntago abari nziza iyi si reka nkubwire iyi si turirukankana nayo ariko iri ku muvuduko ukomeye cyane iri ku muvuduko iki kintu nibwiriraga abantu nimba usengana n'abantu n'umuntu mufugirana ibe byiza byo gusenga niyo nangiye gusengera umuntu nkumva ari kumbwira pasi mpita mukupa
kubera ko impamvu mukupye ni iyihe nuko ejo nanjye namara kumpaga undi muntu azafata azamuvuga. Ikindi kananga urugero rumwe, nasengeye mu itorero rimwe hano mu mujyi wa Kigali, ndi n'umukristo icyo gihe, nari ndi umuramyi, ndi n'umucuranzi. Ari impano nenda kuzabazanirega mutazi, njyewe ngiye ntimurebe birangire mubona biririmba, nawanze ko ufite indirimbo nziza urumva, ngiye kuzaza hano ntunguri isi urumva, cyangwa izagutungura cyangwa se y'intungure, ariko mu izina rya Yesu ngiye ndifuza ko ibintu bindimo bizajya ahagaragara. Noneho aho naramyaga, ubwo ni urugero ngiye gutanga nereka abantu ko bagomba kuba maso. Haje kwinjira umudamu umwe, urumva twebwe turi ku ruhimbi turi kuririmba, ariko buri gihe uwo mudamu akazinduka ro mu nsengero, ari ukuntu bubaha abakire. Buriya mu nsengero hari ukuntu bubaha abakire, umuntu washizemo agakote, ariko bene uwo muntu nta n'umuntu utajya umwubaha. Urumva, umuntu wambaye agakote, mu mama wambaye ibubu neza. None uwo mu mama aza kugira nk'aho akoze intebe ye mu rusengero. Buriya abakire benshi ntibahindura imyanya mu rusengero. Buri ugiye mu nsengero zikomeye baba bazi aho runaka ari bwicare na runaka, intebe ye abayizi, bazi ko atari buze, nibwo bahicaza undi muntu. Ariko uwo mu mama tuza kugira ikibazo, twarabaramyi b'igitsina gabo nka 4, abandi ari abakobwa, ariko kuko aje akajya yicara ariko agahita ashwandarika toka satani, urumva. Noneho twaba turi kuramya, buri mumwe yagize ngo abireba ku giti cye, cyase niwe ubibona gusa, ariko nkaho nariheruka gakera nuko, urumva. Noneho we ari systeme akoreramo, mwe mutazi. Noneho urumva abagabo uko duteye nyine kuriya hasi yashwandarika, ukuramya urebaho nyine kwaje bikabibaye ukundi. Noneho ugahita ukoresha systeme yo kuramya upfukamye. Abakristo bakajya bagira ngo nugufashwa bije, ati bana bana bafashije, urumva, ukanaryama, urumva, nabwo upfukamye abari danje nk'imugihe watebeje, nabwo ugahita uryama ukavuga uti Yesu we ndagushima, Yesu ndagushima, mugashiduka muvuye ku ruhimbi. Rimwe tuza kubwira pasiteri, tuza kubwira pasiteri ngiye nabuti dufite ikibazo muri rusengero burya. Buri ko tugiye kuramya nawe wagira ngo ni ibintu by'amakabya nkuru, nabuti rimwe uzaze ukorane kuramya natwe. Araza araramya wa mu mama, noneho bwaza yambaye baze y'icyatsi sinzabyibagirwa, atayicarira gutya. Pasiteri avuta ariko mwararushye, yagenda wari ugiye kubifata, arabuti mwararushye, mwaragowe, nawe arahava yirukanka ahita ajya muri biro aranyanyagira, urumva. Noneho tuza gufata wa mama, aza cyo koza dukora ikintu cyiza, afata wa mama aramusigaza icyo gihe. Amaje kumusigaza natwe araduhamagara, tumubaza ikibazo, twamubwira ninde wamukudutumyeho. Ahavuga uti ngiye natumwe hano muri rusengero gufata imitima y'abagabo. Kandi namwe ntimuri abagore ngomba gufata iyanyu. Yego. Rero hari imyuka irimo igenda izerera ku bana b'Imana. Hari imyuka, reka mbwire pasi, uzi ko ari nk'umuntu ushobora kwakira hano kuricana, ntizongere kurebwa. Urabibara urabizi wowe, urabibara urabizi. Erega njya nkunda kubwira abantu, nimba hari umuntu ukora ku kibabi kikuma, urusenda rwari rutoshye rukuma, idegede ryari uruyuzi rwera rigahita urubemba, ntiruzabembeje umuyenzi, rukabemba kiraho ngaho umuyenzi ukuma ugacika aho hantu. Wibwira ko uwo muntu aramutse akurambitseho nk'ikiganza cyaka kugiraho intekerezo, wibwira ko nta kintu cyakubaho. Nuvuga ngo rero uyu munsi wa none ntago ngende bufate Penina nk'umupagani. Bantu b'Imana muri gutuka Penina, Imana ibeze munagarukiraho. Satani yibinjira, mwasenganye mukamuvomamo ibyiza, ibyo byiza wamuvomyemo agukeneye ko noneho umuhaho nawe wongera ukamusana. Ntago uyu munsi wa none Penina adukeneye kugira ngo tumwereke ko byacitse. Ni umwambi yarashwe, kandi iyi myambi iri mu mitima ya benshi. Nuko ari Penina ugaragaye aha. Hari abantu bashatse ingo zanze babuze uko bazita pe, abo bafite abo bakodeshereje za Musanze, abandi baza Rubavu, abandi babaza za hehe. Abo ngabo baratega bakagenda
ye mugore baragushuka ngo bagiye mu masengesho ariko agiye kundi mugore wa mugabo baragushuka ngo batumwe ariko bagiye ahandi ni ibikomera abantu bari kugendana ariko kubw'umwanya bahagazemo baracyabibwiririzanya baracyagira gute nuko abantu babazi nawe wamuhanuziwe usigaye ko wajya gusenga ko wajya guzura abantu ko ngo imbago zatakaraga ibyo bintu ntibigikora ahubwo emera uce bugufiya hari umwana umwe yageze kuzana iyerekwa aravuga ngo abantu baba bishop n'abapoteri bo muri iki gihugu bagiye gusubira nko muri ADPR baturutse bakaba baririmbyi urumva barabapoteri barabapost tazamva rero revera ndi muri korali imwe muri iki gihugu urumva so wajya muyihera urajya muyihe Neze se hari nje urasubira gasave oya nagiye mfonda amakorali menshi muri iki gihugu naho nakomanga ngo bange kunyingurira ahubwo babonye ngarutse aho bata umwana wacu araje bahita bavuga uti nyinshi zahita zinshaka subirayo rero subira kurufatira oya nje rufatira ariko narusubiyeho oya rugo muri ADPR se wahereye se kuri ADPR se gusubiramo naho nasubiramo nago mvuze ko ntasubiramo nukuri naho nasubira kandi usasura nka pasteur usasura nk'umukristo we nzasubira nk'umukristo kuko navuyemo ndi umukristo nzasubira nk'umukristo nibashima imbuto zanjye umva kandi ukuntu nawe nyinjije ahantu nima mu Imana ibintu turi kubitanga nk'ingero none utumye mbivuga nk'ibigiye kubaho utumye mbivuga nk'ibigiye kubaho nasubira nsubiyeyo nasubira nk'umukristo ngwino kuri Juste nasubira nk'umukristo bakandera yego babona ndi kubijyamo neza bakagira ibyo bakora urumva ubwo rero byumvikane ko pasi abantu twere kwiremereza ngo twigira ngo njyaga imyaka 10 ninga iyo niyenda ubukijijwe imyaka 100 ariko shitani yakurasha emera ko urumva Samusoni umunsi yogoshwe umusatsi yaragiye asaba Imana arayibwira ngo umbabariye ukongera basi ukameza agasatsi gake niyo kaba ari kamwe ariko ako gasatsi kakagira ute kakamera hirya yo kwegoshwa umusatsi rero hari Imana ujya usanga ikongera ikakumereza iki undi musatsi ntabwo ari umusatsi twikoreye ku mutwe abantu babyumve uwo musatsi ubundi Samusoni yavugaga n'ubu erega urumva Samusoni yarageze ku rugero rukomeye abafilisitiya yishe yagiye yica bari bagezaho bamunogoramwe amaso bari bagezaho bamukubita amafuni aho bamujomera bakagira gute uyu munsi Penina rero abafilisitiya yishe nabo barimo bamugera batangiye kumunogoramwe inzara uyu munsi rero bataragera ku maso ongera ufata ibihe byiza usengerata abantu bihorere ureke ntuzavuge Penina ndakwinginze social media guhangana nayo Penina hatazagira umuntu gushuka ngo agiye kuguha ikiganiro kandi yabitanze he ntiyagihaye damuru se ngo agiye kunyana muri RIB nanjye ntiyabinyandikiye ni kuri telefone ariko woya nibyo bintu nasabe babisibe babise basi byageza inkoko iraruka nyine urumva njyane ibintu ndi kukubwira nubundi muri RIB uzajyayo ikirego kigira ute gitangire abureze bajya kugira ute kwisobanura kandi nta nuwagusebeje ni wowe wari urimo ugira nkundira buri abantu badukurikirana ntibihishira uhagaze neza murahagarara uhagaze neza barakubwira uti wakoze terebye narabibonye uzimijugujugu nakubitiwe ku mpanuro ariko maje guhinduka babonye ko atari iby'uburyarya bavuze Juste komerezaho umwana wacu nicyo abantu bakeneye rero Penina rero wikangwa n'ibitutsi by'uyu munsi hindura ibintu bihindure neza bijye mu buryo urebe ko abantu batazavuga ngo Penina wacu yenda kugira ngo tunasoze ndabona mwanya uri kugenda wihuta hari uburyo uyu munsi yenda umuntu ashobora kuba ari kumva cyangwa se ari gutwara ibintu hari ikintu kiza wabonye nko kwihana reka nkubwire pasi hari ikintu wabonye nko kwemera icyaha no guca bugufi mu buzima bwawe nta kibaho nta nicyo nigeze mbona ku buzima bwanjye n'imyaka yose nabayeho kwemera ugapfuka mukabwira abantu kandi kiza cy'abantu nese ubusi hari abantu bese bagarukana turi gusenga bagakira indwara turi gusenga bagahita babona ibisubizo kubera yuko ari umuntu wibeshya shitana akamwongora ngo ni wihanura busebye ngo urabubaye imbwa ndi imbere y'Imana kwihana nirwo rufunguzo ahubwo rw'amavuta nongere mbisubiremo kwihana nirwo rufunguzo rw'amavuta
nkeneye amavuta nkayo wasutse kuri Samweli. Rero umuntu udukura none se reka nkubwire uyu munsi wa none Cecile yasabye imbabazi abantu, ariko ubu nuvuze Cecile nabi abantu bari kumubwira waturekeye umwana urashaka kumugarura, urumva none Cecile ndi bubyemere wasanga yarahombye views pe ariko reketse ko uyu munsi ntabipima kuko views zabaye nizibura, ngewe mbonye abantu 100 ndaserebura kuko uri nyako kandi we uretse n'ibyo ngibyo Cecile aho ngo yabuze views n'ubundi nta kigano kitari mu 200 views arashaka iziki ko azibona, ariko ibeshye umuvuge turekera umwana utangiye ibiki turekera umwana utangiye ibiki turekera umwana. Urumva rero ibyo ngibyo ahubwo twebwe abantu ukwa kuri mwari mwarabuze mureke tuze tubihera ukuri abantu bave mu byaha. Penina mwana wa mama igera ikirenge mu cyajiste nareke kugerera mu cyajiste nareba abandi babyeyi bagiye bahura n'urugamba nk'urwo arimo ukuntu barurwanye bucece. Urumva reka turebe harya yitwa ndera Gihozo yitwa Gihozora w'igifaru mama Vanessa se oya mama Vanessa nawe urumva nawe arimo Josiane oya mama Gihozo Josiane yitwaga Gihozo n'ubundi yego nyine natangire yigire kuri abo mama Imana ishimwe aho kugira ngo ahamagare abantu bamugira inama bamubwira utataka ngo ibintu bakoze bijya muri ribu bakureke muri ribu namajwi berekanye. Urumva nimba atari foto yawe wari ukeneye ko bashyiraho ibyo bifite uko banabiburana. Urumva ariko ijwi ryawe ni wowe waryitangiye ni wowe wihamagara urabyivugira wirashya imigeri muvandi emera aca bugufiya kandi abantu bagututse nta nubwo ari bwo uri butaye agaciro ahubwo Imana iguhaye umurongo wo kugira ngo ibyo bintu bigende neza kandi kuza kwihana cyangwa kugaragaza ukuri kw'ibyo bintu ataryarya biri buze gutuma hari abandi bantu bakizwe kandi babona ko bakizwa kwihana. Erega twebwe nimba turi mu rugendo tuzahoramo n'amacupa imyase amabuye ibiki n'ibiki mwibutse igufashe si ukuvuga ko utari mu rugendo rumwe n'abandi. Weho muntu w'Imana nuba n'umuntu wasengaga yasambanye musengere wiseka kuko ubwo iyo tapa agezeho weho nurayigeraho kandi pasi hari abantu shitani yahaye gahenge bagira ngo yarabaretse bagira ngo yarabatinye bagira ngo yarabatinye ariko shitani ari ukuntu ajya kukwiga inyunda akagumya akayongeraho ibiro aho tugenza kubitira kuri jiste azahita amenagurika. Nuva ngo rero dukwiriye gusenga. Nko kwemereye litiro y'amata wamuhaye nkasha guranga litiro y'amata se si igihumbi harya shanda gifite mu mufuka avuze neza oya nabanzo kimwe ubu ibiganza byanjye birafungutse ibiganza byanjye none ubu tunasoza ubu nibwo nemeye ko bifungutse amen ubundi byari bifunze buriya ubu birafunze imbere yawe n'umutima umenetse hari wicyo ngusaba mwami nizeye kunyumva nguhaye umutima wanjye iyi ndirimbo nyituye Penina ayumva yitonze Imana mwambika imbaraga muri iki gihe kuko nanjye ari igihe nari yayoborwa n'Imana ko niyobora arayoba. Reka rero dushimira abantu baradukukimira kino kiganiro sibyo se Cecile ari ibintu eze cyane kunyungura yamwihorera ntabwo atakuyobya arakwaka igihumbi cyaguhaye oya yarangije kunkuraho umuvumo ubundi biri seriye bimwe mu mpano zikurezekiye ni impano ebyiri ubundi ubu nari nkeneye ko ampa amafaranga ubu ndayabonye ndazinga elfu moja iyo akuvuzeho ijambo rikubaho akaramata situzi ikintu ushobora gukora kugira ngo bya bintu bihambuke keretse uyafashwe mu mutima nta bazimu barimo ariko ntabwo abikoze gutya biri ntuzi yafunze ituro rya mutabazi na n'ubu riradadi
reka byo tubyihorere Imana igumugisha cyane nyine ubu ndazingutse. Okay, reka dushime Imana kandi jise reka ngwe kano kanya kugira ngo dushimire abantu badukurikiye. Gusa icyo dusabye abantu cyangwa se cyo twanavuga nk'umwanzuro kino kiganiro nuko abantu batakwihutira guciraho iteka ku mukristo waguye cyangwa se wasubiye. Erega uyu munsi wa none pasi birashoboka ko turi kubara Penina nk'uwaguye bitewe n'inkuru ziriho. Ariko we wowe kumukucira yiteka waraguye. Ariko we ninjoro buretse we ninjoro yarayavuganye n'Imana uti mwana wanjye mpagararanye nawe kandi humura ndi kumwe nawe. Wani utinyira umuremyi rero. Aho ni utinyira Imana. Uyu munsi wa none ubona umuntu muri kadire mbi ariko waho yapfukamye n'Imana yohereje umuhanuzi ikamubwira uti mpagararanye nawe kandi ubu nibwo ntangiye gukorana nawe. Twere kureba Penina nk'umuntu w'umunyabyaha, ahubwo turebe Penina nk'umuntu Imana igiye kuzana mu yindi sura nshyashya yakize ibikomere. Buriya mu mutima w'umugore uri muri divorce uzi ibikomere biba birimo. Umugore wemeye kureka umugabo we hakazamo divorce uzi ibikomere abafite ibikomere byinshi cyane. Rero ubwo tugiye kubona Penina mu byagara Penina Imana ikuye gisuzugurira. Haleluya. Kandi rega buriya muri uru rugendo iyo hatara kuba akantu gatuma wambara ipeti ndakurahiye ubuvugwe ngo bigitaramo ubu ipeti Penina yaryambaye ubigisigaye n'ukwaka inyenyeri. Reka rero tumusengere Imana ihabwa icyubahiro. Tumusengera akanya tunasoza ikiganiro. Ndagushimiye Uwiteka uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye. Uyu ni umwana wawe turabizi neza ijambo ryaravuga ngo naho umukiranutsi yagwa ariko ntazarambara. Irindi rikavuga ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru kuko niyo nagwa nzabyutwa na Kristo. Uyu munsi nkweretse Penina nk'umwana wawe umugirire neza, ntite kuri izi ntambara, ntite kuri aya majwi, ntite kuri izi comment, ntite kuri ibi byose, ahubwo ntite kuri uwo wamuhamagaye ukamukura hahandi ukamuvana handi uyu munsi wa none ukamuha amasezerano yo kucyamamara akabikirangira abantu bose bakamumenya. Niwongera umwambika imbaraga umusige bisenze n'ize zina rya Yesu Kristo, amen. Imana igumugisha cyane Reverend Pastor Justin. Abashaka kuvugana na Reverend Pastor Justin ngire ngo mushobora kumuhamagara kuri telefone yiwe kangahe 078 272 137 bajye no kukuri nyako. Ubu noneho ubwo ariko ndi ku mpanuro udusabu tugiye kuza. Yitwa Kiranuka TV rero twari twicaranye ahangaha ndetse n'andi hantu runaka ushobora kudukurikirana kandi byiza byose biri imbere. Mukomeze musengeshe umwuka iteka kandi murusheho kwegera Imana nayo izabegera kandi ibare namwe mu bihe byose ibikomeye n'ibyoroheje. Imana ikomeze kubagira neza. Turabakunda cyane rero mukomeze kubana natwe aho muri hose. Imana ibarinde. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.